Kuri wowe uteze amatwi iki kiganiro bishobora kuba bikugora, ariko ntibizongere kukugora. Bizafasha ubwonko bwawe gukomera ndetse binafashe umubiri wawe muri rusange. Nguhaye ikaze mu kiganiro Itara ry'ubumenyi, aho ugiye kubana nanjye Yambi Santi Angel. Tugiye kurebera hamwe ibyiza byo kureba filime ziteye ubwoba. Ibi bintu ni ingenzi mu buzima busanzwe kuko bifasha ubwonko gukomera, bigafasha n'umubiri wacu kugira ubudahangarwa budasanzwe. Mu busanzwe izi filime benshi zibatera ubwoba, ariko ni ingenzi cyane kuba wazireba, ukaba wakumva amajwi yazo kuko bifasha cyane umubiri. Ibyiza by'izi filime muri rusange by'umwimerere, ubushakashatsi bujyanye na siyansi bwaje kwerekana ko mu miterere y'ikiremwa muntu bifasha ubwonko, bigafasha n'umubiri, ndetse kandi bikaza gufasha n'imisemburo y'umubiri kuba yakora neza, nk'aho turi buze gusanga yuko bifasha umubiri wacu gutwika karorine, bigafasha abantu gusangira amarangamutima ku bari kuzireba, bikaba byafasha n'umusemburo wa adrenaline kuzamuka. Uyu musemburo ni ingenzi mu buzima, kuba wazamuka ukanamanuka, bifasha umubiri gutuza. Ubushakashatsi bwaje kwerekana yuko ubundi mu busanzwe hagati y'ikiremwa muntu, umugore n'umugabo, ku bijyanye n'amarangamutima no gukomera k'ubwonko bwawo bitandukanye. Ku mugore hariho kuba afite umutima woroshye udakomeye cyane nk'uw'umugabo, naho ku mugabo umutima we ukomeye cyane ku buryo kureba izi filime bimworohera ugereranyije n'umugore. Abahungu bagira umutima ukomeye cyane ugereranyije n'uw'abakobwa, naho abakobwa bagira umutima woroshye. Reka nkubwire ibyiza by'izi filime mereye kuri 1 kugeza cyiza cya 10. Icyiza cya mbere kureba izi filime bizagufasha ni ugutuza muri wowe. Izi filime kuzireba, nubwo akenshi iyo uzireba uba wagize ubwoba, stress zazamutse cyane, ariko mu nyuma izi filime iyo ubashije kuba wayitangiye neza ukaza kuyisoza, uyisoza uruhutse, umeze neza, wumva muri wowe utuje. Ikintu cya kabiri, kureba izi filime bizafasha adrenaline yawe kuzamuka, kandi ni ingenzi cyane ko izamuka ikaba yanamanuka mu mikorere y'umubiri wawe mu buzima bwa buri munsi. Kureba izi filime bizafasha ubwonko bw'ikiremwa muntu, kuri buri muntu wese uyireba, kurekura umusemburo wa dopamine, glutamate na serotonine. Ibi ngibi biba ari ingenzi cyane mu gihe byazamutse kuko bitera ubwonko n'umubiri kuba maso. Icyiza cya kane cyo kureba izi filime, bizagufasha gusangira amarangamutima n'uwo muri kuzirebana. Akenshi iyo uri kureba izi filime, urugero nko ku bantu bakundana, bituma nk'iyo bigeze ahantu hateye ubwoba cyane mufatana mu biganza cyane, kandi mugasa nk'abahoberana ku buryo buri wese aba yumva atabura undi muri icyo gihe bigoranye, akumva ko buri wese ahari ku bw'undi, ku bwa mugenzi we, akumva ko agomba kuba ahari kugira ngo afashe mugenzi we kuba bari muri ibyo bihe bitoroshye bisa nk'ibiteye ubwoba. Icyiza cya 5 cyo kureba izi filime, niba ukunda kuzireba, komerezaho kuko bizanagufasha kwizamurira icyizere cy'ubuzima, bizagufasha kwigirira icyizere mu buzima bwa buri munsi. Kureba izi filime ku mwanya wa 5 turi busange bifasha umubiri wacu gutwika karori, icyo twakwita nk'ibinure. Mu busanzwe umubiri wacu utwika karori, utakaza mbese ibinure binyuze mu cyunzwe iyo umubiri wacu twawukoresheje cyane. Ubushakashatsi bwakorewe muri University ya Westminster bugaragaza ko kureba filime iteye ubwoba iminota 90, iyi minota 90 ihwanye n'isaha 1 n'igice, birekura umusemburo wa adrenaline ufasha gutwika karori 113. Ahangaha uba ugabanyije ibinure mu mubiri, biba bishoboka cyane, hano twabigereranya nka cya gihe uba wakoresheje umubiri cyane nko mu kwirukanka, uri muri siporo, n'indi mirimo runaka ushobora kuba wakora igabanya ibinure mu mubiri. Ibi ubwabyo bifasha imisemburo y'umubiri wacu gukora neza cyane. Nunganira kuri ino ngingo,
gutwika karori z'umubiri wacu. Ibi bifasha abifuza kugabanya ibiro, kuko iyo situwasiyo ugira, izo karori umubiri utwika urebye filime iteye ubwoba ingana n'isaha n'igice, bino bingana no gukora urugendo rw'isaha n'amaguru ugenda. Uko uzireba cyane niko ubwonko burushaho gukomera. Wagera ahakanganye hameze nk'aho wabonye muri filime y'ubushize ikanganye iteye ubwoba, ukabifata nk'ibisanzwe. No mu buzima busanzwe nuko ugeraho ukaza kubimenyera, ukumva ko nta kintu cyagukanga. Ikintu turi buze gusanga ku mwanya wa 6 cyiza cyo kureba izi filime nuko zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Ahangaha icyo mvuga ni ukudahangarwa n'ubwoba. Kuba umubiri wawe utahangarwa n'ubwoba runaka ushobora kugira urebye filime iteye ubwoba. Nyuma yo kureba izi filime, umubiri wacu uratuza, maze ubudahangarwa bukazamuka bitewe n'uko umusemburo wa serotonine, glutamate na dopamine biba byazamutse cyane. Iyo byazamutse bitera umubiri kuba maso. Reka nkubwire ku mwanya wa 7 yuko kureba izi filime biri bugabanye stress zawe cyane. Nubwo iyo uri kureba izi filime bizamura stress cyane, yego nibyo, ariko iyo uri kureba nk'abari gukina izi filime biragufasha cyane, bituma ubwonko buba maso, ukita ku byo uri kureba, amarangamutima yawe akazamuka, buri kimwe cyose ukabatekerezaho cyane abo uri kureba, wibaza n'ibibazo barimo bari buze kubivamo, bari buze kubisohokamo. Mbese uba umeze nk'umukoca uri kureba ikipe ye, niba ifashe umupira aba yisabira amahirwe yo gutsinda, niba ari indi kipe bahanganye ifashe umupira abatekereza ko bashobora gutsindwa. Ahangaha nawe icyo uba wifuriza abari gukina ni intsinzi. Iyo batsinze za stress wari ufite zirashira, bigabanya stress z'ubwonko. Kureba izi filime ni ingenzi cyane. Reka nkubwire ku mwanya wa 8, nkubwira icyiza cya 8 yuko ari nziza cyane kuri DNA. Ku muntu wamenyereye kureba izi filime ziteye ubwoba, bizamura igipimo cyo kwigirira icyizere mu buzima bwa buri munsi. Kuba yagaragaza amarangamutima mu buzima busanzwe, kubera ko akenshi iyo ari kureba izi filime bikabura DNA ze, kuko tuba tumeze nk'abahanganye n'ibiteye ubwoba ubwacu tudasanzwe tubona mu buzima bwa buri munsi. Ibi ngibi bizagufasha kuba maso igihe cyose mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari aho ugera noneho ukibaza ari weho bibayeho izi filime abari kuzikina ari nkaho uri muri uwo mwanya. Bariya abantu babasha gukina izi filime bagatsinda ikibi, bagatsinda kiriya kiba kiri kubahiga, baduha urugero rwiza rwo kutubera abakinnyi bakomeye mu buzima bwa buri munsi. Ushobora kugera mu bihe bigoranye cyangwa se mu bihe bikomeye nk'ibyo baba barimo, ukitwara nka wa mukinnyi watsinze cya kibi, ukumva ko nawe uri ukomeye ugomba gutsinda nkawe uko yabigenje, ukumva ko nawe ari kuri bubigenze, ukumva ugomba gukomera nkawe cyane. Reka nkubwire ku mwanya wa 9 yuko ibi bizagufasha, bigafasha umubiri wawe, bigafasha amaraso gutembera neza. Kubera ko iyo ureba izi filime akenshi umutima uratera cyane kubera uba ufite ubwoba. Ibi bikamera neza cyane nka kwa kundi umutima utera iyo uri kwiruka. Ibi bituma imiyoboro y'amaraso yaguka, bikanafasha umutima gutera neza mu nyuma wagarutse mu buzima busanzwe nyuma yo kureba za filime. Reka nkubwire ikintu cya 10 ari nacyo cya nyuma. Izi filime zimara zikanavura ubwoba. Uko uzireba niko ukomera kurushaho, uko uzireba niko ubasha kwitinyuka ukaba utagifite ubwoba. Ahangaha bizatuma uba wa muntu utakigirira ubwoba buri kintu cyose kidafite ishingiro. Naha dusoreje ikiganiro cyacu. Wakoze kubana nanjye Yambi Santi Angel mu kiganiro Itara ry'Ubumenyi.
Ugira umunsi mwiza. Yari Intore mu mfura Silent Fire Tiomaye na Billion African Black Dream Boy and Joy Speaker Boy alone to make a load of Tokaras Jimus from Fit Antagonist. Hug life for Zaya Malone.